byiza bite nawe? Nanjye shana amahoro. Sha ndagushaka nubona umwanya uzoze kundeba mu rugo. Mana we, ko narindi bize no muri biragenda gute? Ushaka nonaha cyangwa? Oya nyene ubonye akanya uzoze tuganire. Okay, sawa urakoze nta kibazo bambe ndaza gushaka umwanya ariko akazi gasigaye karameranye. Gusa nanjye nagushakaga hari ibintu ushaka ko tuganiraho. Imana ishimwe ubwo nawe ushaka none ubwo tuzajya tuganira. Sawa rero ubwo nanjye reka nkomeza akazi. Oya ndaje reka nzi kwiheri. Umva ubwo rero turasubira nanjye akazi kameranye kamereye nabi. Sawa sheri. Ndakubwira bambe. Bye. Allô? Oui, alors, Bite. ça va, bite. Bon, ubu nyine nimero nakohereje. Ya, nimero wampaye nayahamagaye. Gusa numvise yitabwe n'umukobwa. Yego. Sasa rero Ya. ndagira ngo umenyere ubuzima bwe bumeze gute, abayeho gute, imigenzereze ye ya buri munsi, umunsi ku wundi. Ndashaka ko umuneka kuva hasi kugera hejuru. Yes. Umenyere ukuntu abyuka, umenyere ukuntu arara, umenyere icyo arya ku munsi, buri kimwe cyose kijyanye n'ubuzima bwe. Ya. Ibyo bintu ushaka kumenyera. Ndabikurikirana. Okay. Sawa, merci. Ça va. Iyi ndandaje imenye ibyo ipanga na pasi. Hello? Yo, teka bite sima? Umva nkubwire. Ngwino noneho ngufitiye amakuru. Umva. Amata by'amavuta banguka. Ngwino ndi muri office naribiwe ngwino tuvugane. Banguka man, banguka inkuru nkunda cyane igishyushye banguka kabisa. Sawa. Karibu. Maya. Urukumeze ute? Ako sheri ni wowe? Ninjye sha. Ça va? Ça va. Bravo. Bravo. Namahoro. Namahoro. Ano sawa? Kwicara bareba neza. Umeze ute? Neza shira makuru se? Meza. Ngaho. Ukabura ntunguye? Ndagutunguye mva nshaka gutungura. Twayiduherukanye kera pe. Ndabona muri kumwe n'abashyitsi. Ah. Wewe urasanzwe kandi ko kwita umushyitsi. Ndabona muri kumwe n'abashyitsi. Okay. Uyu bamwita Ngoga. Okay. Umugabo wanjye. Nishimiye kwamenya Ngoga. Naye nishimiye kumenya nuko atambwiye ize ariko umwanya wabyo uribuze. Sheri yitwa Maya. Namukubwiye se ubwa mbere umwumvishe. Okay. Ni umushuti wanjye kuva kera twariganye, twarakoranye. Yeah. Okay, Maya. Nice to meet you. Nice to see you, Ngoga. Thank you. Mumenyane rero. Twamenyanye. Yeah. Nukuri mwakoze kudusura. Actually najyaga mbumva niba hari umuntu avuga kenshi Keti ni wowe. Najyaga nkumva kuvuga ibiganiro byinshi tuvugana nkumva harimo Ngoga ariko nari ntarababona ariko nishimiye kubamenya. Thank you. Nishimiye kubamenya kabisa. Jaja kumpungura ahubwo
iyo ataramvugaho kuri wowe wenda ahubwo najyaga kumva ari ikibazo nta munsi n'umwe dushobora kuvugana kuri telefone tuvugana amasaha nk'atatu nta munsi n'umwe twavugana atarakuvuga izina ryawe banaye ku muntu ufite ibyishimo kuko baranjye se byagenze bite umva amatabye amavuta yaba mbaza ngo bimeze biti rero sasa mbwira ubu n'ubu namenye ahantu umugore wanjye oya nicyo mbwira neza namenye ahantu umugore wanjye ari numva nahise numva umutima wanjye utuje numva buri kintu cyose kigiye muri pozisiyo yacyo ndavuga ati mana shimwe kabisa mbega inkuru nziza namaze iminsi narasinzira ndi ku gatito gushakisha ahantu ari nanjye maze iminsi mbabaye nabibonye kukubona ukuntu utishimye ni ibintu byambabazaga cyane nanjye aho nacaga bambwiraga se bimeze bite ariko nimba bamenze kumenya aho bari mwana ndishimye kabisa ese sigamba kujyaho mbwiza ukuri Imana wimbeshye ngende ukumva ntari kubyumvisha neza koko urabizi ko aho bari uhazi neza ko ariho bari koko ni ukuri reka nkubwire ibyo bindi ntabwo bindeba ntabwo mbyiteye gusa wamaye amakuru ndamwizeye ariko nubwo ntaranamwizeye ngiye ntabwo bindeba ntitaha ahantu bari ngomba kujyayo kabisa ikiriyo cyose nagongana nacyo ariko ngiye ninjire menye neza ko umudamu wanjye n'umwana ariho bari nawe uri muri akabiriza byari ngombwa Thank you, my ugomba love. kubivuga ariko Thank you so much. you're welcome Kuba utampisha inshuti zawe ndumva ari iby'igiciro. ntabwo naguhisha Hari indi shusho binyeretse. Nawe ndakuha inshuro nyinshi. none se sheri umeze ute se meze neza hanyuma se None se akabazo k'amatsiko. Uri single? Or searching cyangwa se there is somebody else? Mwaba mubana. sheri nawe uri kubaza ibibazo byinshi Erega naba mu twanamuranga. ushaka umurangira Namuranga da none se. arakwibwira singaho se bampaye pase bagiye kuma pase Ntabwo ari One pass chance. ntabwo ari za passes bivuze pass wenda bishobora kumininga nabi sinzi niba byita pass cyangwa se okay ni ukuranga uri umurangwa ariko pass ni bya bindi hari ngira ngo bagende bakanyuzaho bariki njyewe umurangwa abo cyangwa umurangwa uyu nguyu wowe umurangwa no uyu nguyu ntabwo yaba umurangwa kuko sinzi ibyo bagwitwa yahiswe mu byararaye sheri ntabwo uri kubivuga nabi Jiwe none se basi uri kumva nuramuka unagiyeyo akakubona urumva azongera akagushyira mu buzima bwe urumva bizakunda ubasha ariko ibyo uvuga ni reka kamubwira ikintu kimwe buri ikintu napfuye n'umudamu wanjye ntujye ngo ni ikindi twapfuye ubukene mana urumva ni kwa kundi umuntu agwa mu gakrize ewana umugore nawe yumva wishakira ibiceri n'iki abona ukuntu umuntu arimo kubitwa agahita yigendera rero umuntu twapfuye ubukene ibaze namubita amaso ukuntu umeze n'ibiceri bihari amafaranga ahari uwo muntu ari bwangahire kuko urumva umugore wanjye yarankundaga ahubwo wenda ariko akunda usanga umuntu avuga ati ubukene ni iki ariko ubu icyo nzi ko nambona ukuntu umeze ariko iyo mbona mu bukene ngo rero nanjye ndi kubona iki cyonyine nicyo njye nizeye ndi kubona amafaranga nubwo ntabwo ndishobora neza ariko urasa neza kabisa kuko mpamvu igihe ikintu ushaka ugomba gukora igishoboka cyose umugore wanjye akagaruka n'umwana ariko uzi ko ubuzima butarimo umuryango uzi ko mu mutwe uba udatekereza neza ubu niwo munezero ufite ibyishimo nk'iby'umushumba ufite inka zihaka ewa usingira ngezeyo nkamenya ati niba uhari umugore wanjye nkabona ameze neza n'iki ubundi nkaganira nawe ibintu by'inkunda na famiye birasitiresa abagore ni stress uriga ko nakubwiye ko ntwite uyu nguyu niwe ntwitiye niwe ugiye kuzaba papa w'umwana wanjye ndaba ndifumukanye thank you murakoze cyane ni Maya harya okay Maya twari tunyuze hano noneho arambwira ati hano hari inshuti yanjye ntabwo twari twabiteguye gusura ni uko ariko burya ntabwo umuntu yanyura ku rugo nanone ndabona ahubwo shyari uzamfasha
dutegure tuze tunamusure tunatarame. Ya nta kibazo Maya ni inshuti yanjye. Uratwite? Ngewe. Oya shiri. Maya inda. Yaguteye inda? Ya simbikubwiye ko nari mwita ariko nyine kweretse nyine n'ibintu. Wow, congratulations. Nabishimiye no kuri Imana. Yeah, thank you. No kuri pe. So Ngire ntya rero ngo uhamagare 1 2 3 kunyitaba byabaye ibibazo ubwo amasengesho yabaye menshi uri kugiye kumbwira. Nari gukibuka no kunsengera. Oya ntago urabizi ko ntago. Uragira ngo business yanjye izahombe. Oya. Ntubizi ko turi inshuti ko. Rero nansuye tugiye gufunga. None se umva ndakubwiza ukore ku rusengerero ni ibibazo ndi guhora njya ku rusengero twari dufite iminsi dufite igiterane amasengesho. Narabibonye kuri afishe mwarapostinze pastor yaranyandikiye ngo ugomba kuboneka ibintu ndavuga none hose nzataka akabari kanje nje none mu rusengero none nzasanga kafunze ugerageza byiburuzi. Nawe waragiye urakabye ku wa mbere ndi mu rusengero kwa kabiri mu rusengero kwa gatatu muri korari kwa gatanu muri korari ku cyumweru Nase reka mbwesheri ubuzima ni amasengesho ubuzima no gusenga kubaho no gusenga udasenze nta buzima kugira ngo twese tugire ubuzima nuko tuba dusenga mama rero nawe nk'inshuti yanjye mbabarira mbere byibara ritabiraga ukaza ku rusengero nkakubona nkumva ndishimye wicaye hariya ariko ubu ngubu business yabaye business mbabarira umbwire ko nshimye ko wenda uri mu rusengero nizere ko na mushuti wawe muri kumwe umeze ute rukundo rwanje uko Imana ibishaka life is good cyane no ubashunge all the time ndamuvugisha ngira ngo mubaze impamvu atakiboneka ku rusengero arangije numva ari kuvugana n'agahinda kenshi shaka kubimubaza bakunda vuga ati wenda naba nihuse ariko gusa twaravuganye numva asa nka afite ikibazo gikomeye kibazo se kandi gusa yaba afite ikihe kibazo sinzi ikibazo yaba afite ntabwo yigize atobora ngakubwira oya gusa nyine twaravuganye numva ntabwo yishimye nkuko bisanzwe nsubire ko kusengero ryaye ko nshimye ko wenda nyesha kuba maze hafi amezi agiye kwikubita wowe ni menshi wowe ni menshi wowe ni menshi kuva nafungura kano kabari nanjye nagiye mura n'ibibazo umva ko umuntu akeneye amasengesho umunsi ku wundi nagiye mura n'ibibazo uzana umukozi ejo akakwiba uzana umushefu wo mu gikoni agateka niba ari inyama yagomba gushita ku mushito akazishira wenda akavamo inyama brushete zingahe 10 akakuba ko havuyemo 6 izindi enye inyama yaziririye cyangwa ugasanga yazigurishije ubundi akakubwira ngo sinzi ngo ntago zanu
uhura n'ibibazo noneho ugasanga mu mibare fanta inzoga sheri ujya mu mibare kuva ku wa mbere ugata umutwe wisanga umutwe wenda gusaduka neza noneho mbwira ukuntu ibyo bintu bivanga n'akabari ukabivanga no kujya birumvikana akabari ko biranagora bisaba kugenda buhoro sheri ubwo rero amaboko ngenda yamanitse ni ukujya mumfasha ujya wihangana uhaboneke pe mujye muhambererega nkamwe mwebwe mwarashimye dore n'imyambarire mwashimye njyewe nambaye gutya ninde mukiriya waza hano ngomba kwambara neza nyine buriya kugira ngo umukiriya wese uje abone ko ajana ntabiba birenze ubigerageza ahubwo uvuze gutyo ndibuka uvuze ku gahinda nibuka nyamugore ejo bundi umugabo we namubonanye hano n'umukobwa koko niba ari umugore wa kabiri niba ari ihabara rye ntumbaze nabonanye n'umukobwa mbona bari bahuje urugwiro mbona barishimanye sinzi ndavuga none se uyu mwana w'umukobwa umugabo we baratandukanye that's why nari nkubaje ngo byibuze we aracyaza gusenga ko nshimye ko njye nabuze umwanya cyane ndumva ndikunda kureba mba numva nishimye cyumara byose mutagira anyway Don't ntunyicire vibe urumva nkora ibyo sheri bwiye ni kirekire ngushaka ariko sinkubona mbabarira unyumve please kumbona ntabwo mbona ntabwo ushaka umwana tugerageza ijya nyuma sheri mwana uramufite urafite none se umwana twamubona gute utampa n'umwanya kugira ngo tumurondere rege imana ifasha abifashije urabizi arahari muzana imana ifasha abifashije zana umwana niyo mpamvu turi kubera ko ngushaka igicoco mwana yanjye kuko be uri igicucu nawe kubwiye uri igicucu uri ikigoryi uri imbobo uri inkende uri agacurama none n'umugabo wasigaye ageze arasohokana n'abakobwa yaje hano ntabwo hari yarazi ko akabari ari akanjye yaje hano rwose ndamwakira habaho n'ibibazo byo kwishyura byo wese igira ikibazo umugabo wiwe hano bari basohokeye hano rwose nko muri aya masaha uretse ko wenda aya masaha yo gufunga ariko baje mu masaha n'undi ameze neza ndumva baranatetse ko bari bafite fagitire irenga 180 wangu ko numva ari hatari none ngo wasanga ibyo bibazo bikutana n'iby'umugore n'ibyo niyo mpamvu rero mvuga ngo gusenga ni ingirakamaro buriya yafashe umwanya wo kwitandukanya n'Imana uri kumva njye Imana ntabwo nitandukanyije nayo yitandukanyije n'Imana byibura niyo uvuga ati ndi gukora ibi ngibi ariko byo ngafata n'umwanya wo gusenga Imana byibura igerageza kugufasha none umugabo wiwe nuko byagenze nukuri uwo mukobwa niba atari habararye kuko ukuntu namunaga barebana ukuntu namunaga mubwira mu bebeza bebe shushu mon amour mon bebe Jésus umugabo nuko yabaye kwageze kure ihorere birarangiye rero none ubwo tubigenze gute tumugenze ute kubizi ko ari inshuti yacu umwanzuro twafata ni uwuhe byibura kugira ngo njyewe numva tuzafate umunsi tujye kumusura tumuganirize twumve ko byibura wenda we yatobora akabasha kutubwira ikibazo afite tukumva ko wenda twamugira inama nta kindi kintu twakora ahubwo ngomba kumenya neza niba uriya ari we mugore we wa kabiri reka byashoboka se babara ngusabe ikintu kimwe ndakwiyamye kinsabe niryamire amahoro ariko unandekuye bebe kira nyine ndashaka tugerageze ibya nyuma hari igihe Imana yaduha umugisha tukabona umwana please uyu munsi habaye iki niki kidasanzwe cyabaye ku inshuro zose twagerageje ntagire ikivamo uyu munsi niki cyabaye n'akahe gashya gahari nicyo nshaka kumenya uyu munsi wisize insenda none wavuye mu bapfumu we ntabwo byaramva hejuru
shawe intera ubwoba ke mbwira habaye iki? Ndakumva muteze amatwi. Ngiye uri kubwira ngo ukishere erega sindi kumva niba ari ama network ngiye ndi kukubwira nafashe umwanzuro wo gukura n'inda y'uyu mugabo. Shebyo nabitekerejeho neza koko. Nabitekerejeho maze iminsi mbitekerezaho wumva singiye kubyara uriya musaza w'ubwanwa bumeze kuri iyi ngiyo rwose ndi kumva ntari ready. None se chérie ejo ufite izihe gahunda? Ejo nta gahunda mfite, nzirirwa mu rugo. Ese byakunda ko buri mwanzuro nk'uwo ari umwanzuro ugomba kuba watekerejeho neza. Byakunda yuko ejo byibuze wazaza tukaganira like ngwino ejo tubiganireho dufate umwanzuro turi kumwe. Maya reka nkubwise ukuri, ibi bintu si ngombwa ngo nzi aho ngaho tubivuganeho. Nabitekerejeho, ndi umuntu mukuru, nzi ibinkwiriye, nzi ibyo ngomba gukora. Mbabarira ntumbuze, ndakwingiza niba ushaka kuba turi inshuti. Chérie urankunda? Yeah, you know that. Hari inama n'iyi n'imwe mu buzima Maya ndakugiraho inama ugasanga irapfuye cyangwa ukaregreta ko iyo nama nayikugiriye? Nta n'imwe pe. Okay, nyemera njyewe ejo mu gitondo byuka mfite hari gahunda mfite mu mujyi ho gato 8:00 nzaba mpari. Ejo wanyemerera tugahura hano mu rugo tukaganira. Nitwanzura ko tugomba kuyikura it's okay, nzaguherekeza pe. Nitwanzura ariko none ko igomba uwo mwana agomba kuvuka, ntabwo ubwo nyine tuzabyanzura. Nyemera wowe ejo 8:00 uze hano mu rugo twaza hano mu rugo wambwira twahora muri ya restaurant runaka, wambwira even reba n'ahantu twajyaga tujya gusangira bya biryo by'abagande. Twahurira yose naho tukaganira. Okay. Witeho. Nta kibazo, merci. Ndakunda. Nanjye sha. Bye. Bye. Mana yanjye. Hello? Ntabwo wafunguye? Stomba ni ikijyanye. Iko jo? Jo. Biranga. Why? Uragenzwa n'iki muri rugo? Excuse me. Nje kubasura. Waruje? Of course. Izira kuzanye wayibonye. Subirayo rero. Kwekira kumbwira nabi. Subirayo nkubwira nabi nkubwira iki? Ugenzwa ubwo hari ikindi kikugenza uretse ubugambo gusa kuzo uzana toka hapa. Jesus. Are you okay? Hani meze neza nyene. Je kuri umugore wawe ntago ari nje kureba. Okay. Ntawe uhari rero. Ntawe uhari. Uramushakira iki? So navuganye nawe kuri telefone before you kunza hano. Ari busy twari twiryamiye ntabwo dukeneye ibintu bya rwaserera. Okay, Umuhamagara iki ariko? Fone yewe nige nyifite. Uramushaka w'iki ubundi? Uramuhamagara umubaza iki? Ni umugore wawe uriya. Ni byiza ko wavuze ko uri umugore wanjye. Uramushaka w'iki? So kundi kuvugira hasi ukavugira hejuru what's wrong? Ese uramushaka w'iki? Ariko nta kindi kikugenza n'ubugambo gusa uragezwa n'iki muri uru rugo? Hari ikibazo nabifitanye nawe bisanzwe?
ikibazo ntabwo umugore wanjye ageze kuri rwa rwego rwo kugenda ashakisha utuntu nkamwe mushakisha ni umuntu wihaye, ni umuntu wihagazeho udakeneye yuko ahura n'abantu nkamwe. Wowe uzanywe n'iki muri uru rugo kimfitiye umumaro njyewe nk'umutware w'uru rugo? Ushobora gusobanura ibyo nakubwiye ngo mvira aha ngaha. Okay, it's better nyine kuvugira hasi, ni mu rugo rwawe. Okay, si wowe nje kureba, excuse me, nje kure umugore wawe nk'uko nari mbivuze, ntabwo mbisubiramo indi nshuro ya gatatu. So ufite kuma karibu cyangwa se nta karibu iwanjye, kandi uretse nanone ntuzigere uhakandakira n'umunsi n'umwe. Uranyumva? Nijye mbikubwiye, nawe ubwe ndaza kumubwira, kandi ntutunamuguteranya. Mbabarire giho, mbabarira umvira hanga ugenda. Pasi warahindutse, ntabwo nzi ko usigaye imyitwarire. Reka gukina kwa kabanda, reka nzi bikugenza. Urashaka kumubwira yuko wambonye mu kabari wawe? Oh my god. Ego. Okay. Nibyo ukeneye kumubwira?